Rayon Sport iravuga ati aya mahirwe tubonye ntago twabura kuyafatirana uko byagenda kose, ntago twabura kuyafatirana uko byagenda kose. Mu gihe abasifuzi ndetse na komiseri w'umukino baje kuba batangaza uruhande rwabo bavuga ikibazo uko kimeze cyose bakiva imuzi n'imuzingo. Mfite hano dokima hano zindi imbere zigaragaza raporo y'abasifuzi ndetse n'abashinzwe amatara bagenzuye ibya stade. Ndagira ngo nkwibutse ko ikibazo ari icikacika rya hato na hato ry'amatara. Ikibazo cyari umuro ku mukino wahuje ikipe ya Rayon Sport na Mukura hariya i Huye. Mukura niyo yari yakiriye kuri stade mpuzamahanga ya Huye. Twe tuvuga ku byabaye mbere y'umukino, mu mukino na nyuma y'umukino, maze tukubwire n'amakuru ari kugenda asohoka kugeza ubu ngubu. Ferwafa mu gihe itaratangaza icyabaye, ese ni maga cyangwa umukino urasubirwamo, byose tugiye kubikurambura tubive imuzi n'imuzingo. Ngusaba gukanda subscribe wowe utarayikanda, kandi ukore like, share na comment, ubundi tubane. Ngende Ben journalist, wowe habe maze mubwire za ndani uko byose byifashe. Ni umukino wahuzaga ikipe ya Mukura Victory Sport hariya i Huye. Ni umukino wa kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro wayihuzaga n'ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport yari yaturutse i Kigali. Umukino wari byitezwe ko uratangira isaha y'isa 11, ariko bitewe n'ikibazo cy'amatara umukino utindaho iminota 20. Umukino utindaho iminota igera muri 27. Uti byagenze bite sasa rero? Ubundi umukino wari gutangira isaha y'isa 11, mbere ya saa 11 gusa hakaba hari ikirere kibuditse. Ikirere rwose ntago cyari kimeze neza, bavuga bati imvura iramutse iguye hashobora kuza kuba isubikwa ry'umukino, kubera ko si match ya mbere isubikiye yari ihuye bitewe n'ikibazo cya klima. Ariko ibyo byavugwaga mbere y'umukino badatekereza iby'amatara. Amatara yo byari bimeze neza, nubwo abakinnyi ba Rayon Sport batangiye gukora warm up cyangwa se imyitozo bataracana amatara. Amatara yarataratswa. Mbere y'uko umukino utangira, abakinnyi bavuye muri vestiaire baje gutangira umukino, komiseri w'umukino yaramanutse aravuga ati ntago umukino watangira amatara ataraka. Abantu bo muri Mukura bamubwira bati ariko umukino iyo turakina saa 11 twatsa amatara, noneho amatara kubera ko yaka nyuma y'iminota 20 amatara akaza kwaka umukino ugeze hagati cyangwa se uri mu minota 20-30 utangiye, wareka bagatangira twe tukatsa amatara noneho bikagenda bityo. Komiseri w'umukino arabwira ati ntago bikunda, mubanze mwatse amatara. Ubwo ngubwo abantu bo muri Mukura Victory Sport bajya kuyatsa, ariho iminota 27 yatakariye bategereje ko amatara yaka ya stade nkuru mpuzamahanga ya Huye. Nyuma y'uko amatara yakijwe, umukino waratangiye utangira ku isaha zigera ku isaha y'isa 11:27. Umukino nibwo wari utangiye. Umukino mu gutangira hakinwe iminota igera muri 17, urumuri rongera ragabanuka ruba rukeya. Rubaye rukeya, umusifuzi abakinnyi ba Rayon baramwerera aravuga ati ntago amatara yose ari kwaka, babanze batsa amatara yose, ntago bimeze neza. Umusifuzi ahagarika umukino aravuga ati mwatse amatara, turindire ko amatara yongera kwaka neza. Barategereza, ariko abayobozi b'ikipe ya Mukura Victory Sport bo baravuga bati moteri ishobora kuba ifite ikibazo. Ubwo batangira gutuma nabo baravuga ati reka tujye kugura mazutu twongere dushyiremo amavuta ya moteri, ashobora kuba itayishimiye, reka turebe ko twazana andi dushyiremo. Mbere y'uko match itangira hari harimo litiro 495, barangije bajya kuzana litiro zigera muri 200 kugira ngo barebe ko umukino wakomeza. Ubwo ngubwo abakinnyi nyuma y'iminota igera muri 7, abakinnyi umuro waragarutse, barongera asubira mu kibuga barakina. Bakina iminota itageze no muri 5 rwose, umuriro uragenda noneho ugendera rimwe wikubye. Ariko mbere y'uko umuriro ugenda, babanje gutegereza ko amatara yose ya stade yaka, kubera ko amatara yose ya stade ni yakaga. Stade nkuru ya Huye igira amatara 4, ubwo nimvuga amatara 4 wumva ibiti 4,
ibiti bine buri ryose rigiye rifite amatara mirongo ingahe. Igiti cya mbere gifite amatara 88, icya kabiri kikagira 72, n'ibindi bibiri bisigaye bikagenda bigira nk'ayo ngayo gutyo. Gusa igiti kimwe cy'amatara 88 mbere y'uko amatara yose bategeka ko yatswa yose ntabwo yakaga, amatara yose yari yanze kwaka. Ku giti cya kabiri gifite amatara 72 amatara yose naho yari yanze kwaka. Ariho abakinnyi barekamye ravuga bati amatara yose abanze yatswe ubundi dukine neza, ntabwo turi kubona mu kibuga. Reka twigarukire aho byari bigeze sasa rero. Umuro uragenda ugendera rimwe. Ugendeye rimwe komiseri abwira abasifuzi ati muhagarike umukino. Umusifuzi aravuga ati twebwe uko bigenda kose umukino ntabwo wongera gukorwa mu muriro umeze gutya. Aravuga ati twe tugiye gukora raporo maze tuyishyikirize federasiyo, maze ubwo muzamenya ibyo federasiyo yatangaje n'izatangaza umwanzuro. Gusa mukuru ikavuga ati iyi stade si yacu, twakoze ibyacu dukora ibishoboka byose kugira ngo umukino ube, iyi stade yo si yacu. Ubwo ngubwo ibyo babikoraga mu kwiregura. Rayon Sports yarabirebera avuga ati ntago byakunda, uko byagenda kose ntago byakunda, twe tugomba gucyura amanota cyangwa se tugomba gucyura maga y'ibitego bitatu, kubera amatara mukuru ari ifite inshingano niyo ibiteye, ntago ikibazo ari icyacu, twe twageze ku kibuga kandi nta kindi. Ubwo ngubwo inama niko zakorwaga, bibaza bati se turakora iki. Umuntu bita Perezida Tadeo yaramanutse ajya mu kibuga aganira n'abakinnyi. Abakinnyi baramutakira baramuganira bamubwira ati mwebwe ntago muri kone ibi bintu, twaje gukina umukino mukuru isa nitindaho. Mu gutindaho ntituzi ibyo bari barimo, baje muri wa map batinze, ntituzi ibyo bari batinzemo. Ariko ibyo ngibyo abakinnyi bakabivuga mu buryo bwo kuvuga ati baduteguye, bakabivuga ati baduteguye. Ikindi cya kabiri abakinnyi baravuga bati aya matara si gusa, nta twamenya ari ibiki amatara katari gusa, ahubwo nimureba nabi turatsindwa ino match, kuko ino match irakomeye kurusha izindi match zose dusigaje muri champion. Irakomeye ku buryo utakumva, nimureba nabi turanahavunikira ahubwo. Mwebwe mureke dutahe kandi nta kindi, tugomba gucyura amanota cyangwa se maga y'ibitego bitatu, twebwe nta kindi dushaka. Ubwo n'abakinnyi ba Rayon Sports baganaga na Tadeo ahita hamagara abantu muri federasiyo arabaza ati se hakorwa iki, dutahe cyangwa tube turi i Huye, turebe umwanzuro ufatwa. Ubwo ngubwo abantu muri federasiyo baravuga bati mugumye i Huye tubarebere uko tubafasha, bibaye ngombwa twanabafasha kwishyura aho murarara, ariko match turi kuyasubirwamo. Ubwo ngubwo ibyo birabaye, umuntu bita Tadeo ahita hamagara abandi bantu bo muri Rayon Sports. Ubwo ngubwo nabo bagacinya nabo bande arabahamagara ngo nabo yumva ibyabo. Mu kwibakoza baravuga ati cira biraro ntago byakunda, manuka n'abasore mu manuke mwitahire. Ubwo ngubwo umuntu bita Tadeo ahita abaza abanyamategeko ba Rayon Sports, arababaza ati se turamutse tutashye twisubiriye i Kigali, hari itegeko ryaba ritugonga nyuma y'ibintu by'amatara, nyuma yo kuza tukabura uko dukina, hari itegeko ryari tugonga? Abanyamategeko baramubwira bati reka ibyo nibibaho, nta tegeko na rimwe rikugonga mu gihe wageze ku kibuga uri tayari yo gukina, hakabamo ikibazo cy'amatara. Ngayo nguko. Ubwo rero federasiyo yashize iminota nayo irabahamagara abwira ati mukore icyo mushaka, mutahe, nibakundira mutahe mwigarukira i Kigali, abandi nibakundira murare, ariko mukore icyo mushaka, muzamenyeshwa umwanzuro nyuma y'inama. Hagomba gutera inama tukareba ibyo ari byo, muzamenyeshwa umwanzuro. Abayobozi ba Rayon Sports n'ikipe ya Rayon Sports yose ihita yitahira, isiga stade kiri muri ibyo bibazo by'umuriro, ariho hamanutse timu ngari irangajwe n'abandi bantu baje gucekinga ikibazo kiri muri stade. Iyi ni raporo yatanzwe n'abacekinze ikibazo cya stade cyangwa se abacekinze urumuri rwa stade. Hari harimo ab'amashanyarazi bashinzwe amashanyarazi mu karere ka Huye, harimo abo muri REG babiri, harimo abapolisi,
n'abandi bantu bagiye bakomakomeye berekeranye n'ibyo bibazo by'umuriro baje gukora igenzura ngo barebe ibibazo by'amatara. Baje gusanga hari insinga zaciwe ku itara, hari amatara yacitse insinga rwose ubona ko iyo bikenewe gusanwa bitameze neza. Ahandi basanga hari switch zidakora zikeneye gusimbuzwa hagashyirwamo izindi, ubwo urumva nacyo ni ikindi kibazo. Mukuru aho ngaho rero niho yahise yandikira Ferwafa avuga ati ndagira ngo murabibona neza, twe nta kibazo dufite, niba ariyo mazutu niba ari iki, twe twabikoze byose byari bimeze neza. Ikibazo cyabaye izo nsinga zacitse, kandi si twe tubikora, si twe tubigena, twebwe icyo dukora ni kimwe, tumenya ibyacu, ubundi niba ari iryo sana rigakorwa n'ababishinzwe mu nzego nkuru. Ubwo ngubwo ni uko Mukura yiregura ivuga, gusa ikirengagiza ikintu kimwe, ikirengagiza ko yanditse ivuga ko stade ya Huye ari izajya yakiraho. Kuvuga ko stade ya Huye ari izajya wakiraho bakayiguha, ni ukuvuga ko iba igiye mu nshingano zawe uba ugomba kuyirebera. Ikindi kandi mbere y'uko umukino utangira habaho check up cyangwa se kureba uko stade imeze, mugasuzuma akantu ku kandi. Niba mwarasuzumye mugasanga ibintu byose biri tayari, mwagera mu kibuga ibintu bigapfa, murumva byabazwa nde? Raporo mwatanze mbere y'umukino muvuga ko stade iri tayari, mwagera mu kibuga mukavuga ngo stade ntiri tayari, urumva byabazwa nde? Amakosa araba yande? Abayobozi ba Mukura Prito bakaba ari ibyo ngibyo ari kwitwaza, ariko n'ubundi bikarangira amakosa bagarutseho. Ikintu bari kuvuga ni kimwe, bari kuvuga bati ibyo mukora byose ino match irasubirwamo, kuko ikibazo cy'umuriro si ubwa mbere cyumvikanye mu Rwanda. Byigeze kuba i Rubavu kuri match ya APR na Rayon, match isubirwamo iminota itarakinwe irakinwa. N'aha ngaho uko bigenda match irasubirwamo, n'aha ngaho uko bigenda match irasubirwamo. Ariko abayobozi ba Rayon baganiriye baravuga bati nta kindi dushaka kumva uko bigenda kose, nta kindi dushaka kumva, twe turashaka kumva ikintu cyitwa intsinzi, turashaka maga, ibindi byose mu byo niyo FIFA yamanuka hano twe turashaka maga. Ati biragenda bite nitudaterwa amaga? Sasa rero nitudatera amaga Prito, ubwo ni Rayon Sport ivuga gutyo. Abareyo bavuze bati, ubwo ndi kuvuga abayobozi ba Rayon Sport bavuze bati umwanzuro nuramukuje uvuga ati ntago ari maga, twebwe noneho ntago tuzasubira i Huye Mukura dutere maga. Ibara isano ryaba ricitse umurizo, bavuze ngo ntago bazasubira i Huye noneho Mukura batere maga. Ikipe yaramanutse iza gukina, habaye ibibazo by'amatara bitari mu mwanya, atariyo yabiteye, none ngitewe maga. Bakavuga bati se Rayon Sport itewe maga y'iki? Ko yo ibyayo yabikoze mbere, itewe maga y'iki? Itegeko ko ribivuga y'iki? Reka ngusomere itegeko icyo ribivugaho. Ubundi itegeko ravuga riti iyo umukino wakinwe nijoro hanyuma umuriro ukabura mu buryo bwisubiramo, ucika ugaruka, hakabaho kutamurikirwa. Ubwo no kutamurikirwa ku bakinnyi bari mu kibuga, umusifuzi nahagarika umukino kugeza nibura iryo subiramo ribaye hagashira iminota 45. Umusifuzi nagahagarika umukino kugeza iryo subiramo cyangwa se iryo genda ry'umuriro ryisubiramo ribaye hagashira iminota 45. Hanyuma iyo bigenze bityo iminota 45 yishize, ahagarika umukino, ikipe igaterwa amaga y'ibitego 3, keretse ikipe bari gukina nayo yakiriye yayitsinze ibitego birenze 3. No kuvuga ngo wenda urugero yayitsinze nk'ibitego 4-0, ukahita utera amaga ya 3 n'ubundi byakomeza kuba 4-3. Aho ngaho ikipe ibyo yari ifite mwongeraho 3 kuyasuye. Ubwo ngubwo itegeko akaba ari cyo rivuga. Abari bakavuga bati nta n'ikindi ushaka kumva nyuma y'itegeko, nuko ibintu bimeze. Abayobozi bamukuru bakavuga bati se ko byigeze kubaho ibi bintu, ko byigeze kubaho biragenda bite? Ese ni maga cyangwa match irasubirwamo? Ntago byoroshye
shampiyona yo mu Rwanda yo birakaze, ntago byoroshye habe n'akara gatoya. Abayobozi barakaye nta kindi bashaka kumva kitari maga ba Rayon Sport. Ngayo nguko reka mbe miniye hano amakuru ukagenda aza turagenda tubamenyesha. Gende Ben Journalist, kora subscribe, ukore like, share na comment. Ni kuri Ben Journalist Official, ndabakunda cyane.